Yesu ashimwe kandi ashimwe cyane. Imana y'amahoro ibambera umugisha. Ndagira ngo tuganire mu gitabo cy'Abagalatiya. Ni bimwe muri bya bitabo 13 Pawulo yanditse. Iki gitabo cy'Abagalatiya nahisemo ko twaganira ku bijyaniranye n'amadini cyangwa se amatorero y'iki gihe. Igitabo cy'Abagalatiya nasanze ari cyo gitabo muri iyi minsi kigaragaza iby'idini cyangwa se iby'itorero. Pawulo ni umugabo wakivuzeho ibintu byinshi. Imana y'amahoro ibambera umugisha. Shima mwami Yesu, wewe wongeye kwemera ko nganira n'ubwoko bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye rero ndaguhimbaje. Abo ngiye kugaburira Mesiya muzima, ubafashe ubafungurira amatwi barye, kandi ibyawe nzi neza ko yubiriye ugubwa neza. Bana nanjye rero ugiye kubigabura, banza unyeze kandi untunganye, nabo ngiye kubigaburira nabo ubeze kandi ubatunganye. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Iki gitabo cy'Abagalatiya narindi kugira ngo manze ngibabwireho ku mpamvu imwe. Pawulo cyangwa se uriya wahinduriwe izina yitwaga Sawuli aza kwitwa Pawulo. Nababwira ko kino gitabo ari kimwe mu bitabo yanditse bya bindi 13. Iki gitabo cy'Abagalatiya ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Igalatiya mu rugendo rwe rwa mbere rw'ivugabutumwa. Yacyanditse mu mwaka wa 49 nyuma ya Yesu Kristo. Yigishije hejuru y'umudendezo wa Kristo. Ni ibaruwa ya 4 ya Pawulo nibwo yatoranije Barinaba ngo bafatanye umurimo w'ivugabutumwa. Icyo gihe inyigisho zageze muri Aziya zikomereza muri Galiliya ngo bakurikize inyigisho za Mose n'amategeko ya Pawulo. Yabandikiye ababwira ko umuntu akizwa kubwo kwizera. Umuntu ko akizwa kubwo kwizera. Iki gitabo kitwereka ko Yesu ari we mudendezo nyakuri, tukabwiriza ubutumwa ku buntu. Ngizo inyigisho n'inama Pawulo yigishije Abagalatiya akomeza yerekeza muri Efeso. Iki gitabo rero urumva kivuga ku bijyaniranye n'umudendezo. Umudendezo ni ya madini y'iki gihe. Nguko nagihaye umutwe, kino cyigisho nagihaye umutwe uvuga ngo amadini y'iki gihe ameze ati. Ndagira ngo tuganire ku madini y'iki gihe n'amatorero y'iki gihe. Shuti bavandimwe rero, kuba tugiye kuganira kuri ibi bintu, ndagira ngo tuganire usobanukirwe ku by'amadini, nanjye nsobanukirwe. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27, ni ibitabo bijya binshimisha cyane. Bivuga ku bijyaniranye n'amadini y'iki gihe, ko batubwira ko idini y'ukuri ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'abashonje n'abafite ibibazo bitandukanye. Wakibaza impamvu Pawulo yarenganyaga abanyamadini, nyuma yaje kwihana arangije arabigisha. Iyo dusomye ari mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 23, Pawulo yagize ishyaka mu madini maze barakizwa. Abantu b'icyo gihe barakijijwe. Nk'uko Sawuli ari we Pawulo yarenganyije idini, Yesu aramubonekera arihana. Yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ariko Yesu aramusanga arihana, arakizwa, ahindurirwa izina yitwa Pawulo. Ni umugabo nakunze, nk'uko nagiye mbabwira iby'inguru zandanze. Nanjye ndi umugabo wahuye n'ibibazo bitandukanye, kandi
byerekanaga ko nanjye ngijijwe mu idini nasengeragamo, mu itorero nasengeragamo, nagaragaraga nk'umuntu ukijijwe. Nyamara gukizwa kwanjye ni njyewe n'Imana twari tubiziranyeho. Nanjye Yesu yaransanze, urumva ntabwo byambuzaga kwitwa umusinzi cyangwa umusambanyi, kubera ko nta muntu warunzi, ariko Yesu we yaranzi. Uyu mugabo Pawulo niyo mpamvu yitwaga Sawuli. Yesu aramusanga ubwo yarari mu nzira agenda agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, aramubwira ngo Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Nanjye niko nasanzwe na Yesu. Yesu yaransanze, aransanga, kandi numva ko ansanze by'umwihariko, anyereka ko ibyaha ari bibi kandi bimunga. Nanjye mfatiraho, ndamwemerera, ndakizwa. Ng'umugabo rero wansanze, numva ndazamukoza isoni. Niyo mpamvu ibyo ngora byose, ibyo navuga byose, ndagomba guca inyuma cyangwa se gutatira igihango nagiranye na Yesu. Niyo mpamvu nibanze gusoma Bibiliya. Idini ritunganye nasanze ari iri ngiri, nguko twabisoma hano muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26 na 27, ko ari ugufasha abakene no gusura abakene n'abapfakazi n'imfubyi mu mibabaro yabo. Nukuri shuti muvandimwe, turi kuganira, ndagira ngo ngwereke ko igihe cyose ubaye umunyedini nkuko nari mbayeho, ubaye umuntu wo mu matorero, izi ntambara zirigwa abantu birirwa bagwanira amadini n'amatorero, ijambo ry'Imana ryo nasomye rirambwira ngo mbese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Yaba wamenyaga ko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka, wakagombye kurwa neza, ukitonda, ukitwararika. Njyewe namaze kumenya ko niyo ntasenga, kuko urusengero rwanjye ari umutima wanjye, nahisemo gutinya icyaha n'igisa nacyo. Benshi bari mu madini n'amatorero, ariko gukizwa byarabananiye. Nibyo koko turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, ariko dutunzwe na mbabarira. Uyu Sawuli cyangwa se Pawulo waje guhindurirwa izina kitwa Pawulo nyirizina, ni umugabo nawe warenganyaga ubwoko bw'Imana, yari umunyabyaha ku rwego rwo hejuru. Ariko Yesu aramusanga, aramubwira ngo Sawuli, urandenganyiriza iki? Nanjye niko nabagaho, narenganyaga ubwoko bw'Imana, aho nashukishaga abantu amafaranga ntunze, ngabakoresha ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko Yesu utarobanura ku butoni, umwubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo mu mahanga yose nawe aramwemera. Niyo mpamvu shuti muvandimwe we turi kuganira aka kanya, nk'uko icyigisho nagihaye umutwe uvuga ngo amadini y'iki gihe ameze ate. Njyewe suko ndagira idini ndarigira, ariko nasanze kurijyamo bidahagije, ahubwo namenye ko idini ryanjye ari umutima, ngendana nawo, umubiri wanjye ngendana nawo. Ndagira ngo rero nawe ungurikiye aka kanya, wowe turi kuganira aka kanya, hinduka, wakire Yesu umwami n'umukiza, maze akugirire neza. Shuti muvandimwe, ukurikiye iby'amadini, dusanga mu nguru zanjye cyangwa se mu biganiro nagiye ngorana n'abavandimwe, nababwiye ukuntu nashukishaga abantu b'abamama amafaranga, ni umunyembano, ni umuntu uba mu itorero ku rwego rwo hejuru, ariko bikarangira tuguye mu byaha. Ndakindi rero nahisemo kwizera njyewe ubwanjye, ndizeye umuhanuzi cyangwa umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa. Nanjye ni njyewe Yesu ashaka kuruta uko bariya banshaka.
bo mbasanga iyo bari cyangwa bakansanga aho ndi, ariko Yesu we turagendana. Mu ijoro tuba turi kumwe, amanywa tuba turi kumwe, aho mba ndi hose iyo namwemereye ngamuhamya ngamuvuga neza aba ari kumwe nanjye. Ndagira ngo nawe rero uve mu madini y'iki gihe, nibyo ntabwo ngubujije kugira idini rigire, ariko wumve ko idini rya mbere ari umutima wawe, nguko Yakobo yabivuze neza mu gice cya mbere umurongo wa 27, ko idini y'ukuri ari ugufasha abakene no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Imibabaro yabo abo bantu muraturanye, muririgwana, murahura mu buzima bwa buri munsi. Nahisemo suko mbafasha 100%, ariko ndagerageza, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo dufashwa byose na Kristo uduha imbaraga. Atari Kristo uduha imbaraga ntago byashoboka. Natekereza gukora ibyiza, Paulo niwe none wabivuze ngo tujya gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere, ngo ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ndagira ngo ngubwire rero muvandimwe, twamaze kubona ko amagambo menshi kubijyanye n'amadini twayabonye, kandi aya madini yahozeho na mbere. Ndagira ngo rero nguko Sawuli cyangwa se Paulo yarenganyaga ubwoko bw'Imana, abanyamadini b'icyo gihe bari baragowe yarabarenganyaga. Yewe hari naho yageraga yaba ari kubigisha bakagira ubwoba, bakavuga ngo uyu ni wa wundi warenganyaga ubwoko bw'Imana, none arahindutse atubwiye ibya Yesu. Bamwe bakanga kumwumvira. Ndagira ngo rero ngubwire shuti muvandimwe, emerera Yesu uve ku madini y'iki gihe, nta musaruro nta nyungu. Yesu yaramubonekeye maze agira ishyaka ry'idini arigisha. Tubona ko idini y'ukuri ari ugusura imfubyi n'abakene cyangwa abapfakazi mu mibabaro yabo. Ndagira ngo rero shuti muvandimwe, niba wagendanaga idini uhinduke, wakire Yesu umwami n'umukiza, aguhitiremo idini y'ukuri, kandi idini y'ukuri twayimenye. Hitamo rero wumve ko urusengero rwa mbere ari umutima wawe. Benshi nasanze bajya mu nsengero ari abasinzi, ari abasambanyi, ari abantu birirwa baratukana, ari abantu b'abanyamatiku ku rwego rwo hejuru. Hinduka rero, wakire Yesu umwami n'umukiza, wumve ko idini yawe Yesu ashaka ari ugukora biriya nk'uko Yakobo yabivuze. Wumve ko igihe utasuye imfubyi n'abapfakazi nta rukundo. Mu Bakorindo ba mbere 13 umurongo wa mbere niyo atubwira, afite umutwe w'amagambo uvuga ngo urukundo ruhebeje byose kuba ingenzi. Urukundo nirwo twahoze twimika. Iyo ufite urukundo niryo dini Yesu ashaka. Ntabwo waba, namaze kumenya ko ishyari rya mbere riri mu banyamasengesho, ishyari rya kabiri riri mu bantu b'abanyembano cyangwa abapasteri. Va kwabo bantu, ahubwo wemerere Yesu akugenderere, akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yarabambwe turabamburwa. Ni umugabo nkunda, yarambabariye, yataza kumbabarira. Nukuri nanjye burumba ahanjye haba hari bagiranye, mba narapfuye nzize ko nabwirijwe cyangwa se, ariko we yaransanze arambwira ngo mwana wanjye vayo, hindukira. None tugana ku mwanzuro, ndagira ngo twaganiriye amagambo menshi, twamaze kubona amagambo menshi atandukanye. Ndagira ngo none mwene data, mushiki wanjye, mbese uri umunyedini? Uyu munsi uhinduke nka Sawuli. Uyu munsi uhinduke nka Sawuli, nawe uhindurirwe izina witwe Paulo. Ni umugabo Yesu yasanze. Ndagira ngo nawe Yesu agusanga akakanya, wumve ko kuba barafunze insengero hani wacu mu Rwanda, amadini n'amatorero niyo ari mu matwi y'abantu benshi. Ayo madini ntacyo amaze, tuyaveho. Twumve ko nguko ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira ngo mbese ndi muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Nibyo koko ni insengero z'Uwiteka. Hinduka rero uve mu madini,
twerekeza ku mwanzuro dusenga. Ndagira ngo dusengane isengesho, iri sengesho rigukome ku mutima, uve ku madini, wumve ko idini ya mbere ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi mu bushobozi ufite. Igihe cyose utakoze igikorwa cy'urukundo, wumve ko ufite ibibazo bitandukanye. Hinduka rero, uhinduke. Yesu ndahantu kure atagukura, ndanahantu kure atakugeza. Ni umugabo nanjye ndamwemera, ni umugabo ushoboye byose. Reka dusengane, ariko iri sengesho uryumve kandi uryumvirane. Ababyemeye bakubahisha imibiri yabo, Yesu akabasanga, tugasengana, nukuri ugahinduka icyaremwe gishya. Nguko nanjye nahindutse, nguko Sawuli yahindutse agahindurirwa izina, nawe ndagira ngo dusengane uhindurirwa izina. Shuti muvandimwe, reka zamura ikiganza cyawe dusengane. Shima Mwami Yesu, wowe watuganije ku bijyandanye n'amadini n'amatorero. Nibyo koko hari benshi batazi ko igihe cyose atagiye mu nzu y'Imana atagomba kwitwa umukristo. Nguko indirimbo y'108 itubwira ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe igihe cyose ngeze kugupfa. Nukuri aba babyemeye ko amadini atari ngombwa ko bayimika mu mitima yabo, ahubwo bamaze kumenya ko idini y'ukuri ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abashonje. Natwe duhisemo guhinduka nguko Bibiliya itwigishije, kandi Bibiliya nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye. Mesiya muzima, natwe duhindurira izina, twitwe andi mazina atandukanye nayo twitwa. Tuve ku madini, ahubwo dutunganye urusengero rw'Imana ishaka. Ni umubiri wacu, ni ubuzima bwacu, bityo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Bana na buri wese rufashe umwanzuro, aka kanya umusange kandi umusanganire, niko tubigusabye.